Amahoro nshuti z'umusaraba wa Yesu Kristo, bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi baho fami, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dushimire umuntu wese wakoze subscribe, wowe utarabikora bikore ubane natwe mu ivugabutumwa. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye, ndaguhimbaje, ngushimiye kugira neza kwawe kwiza, ngushimiye kuko unyemereye ngo mvuge ku byanditswe byera. Nsengeye buri muntu wese ugiye kumva ijambo ryawe, nayo ugiye kurivuga, umfashe byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Amen. Uyu munsi tuje gusubiza ikibazo cya karindwi mu byibazwa na benshi. Ni mpamvu ki ahari amateraniro menshi abayabamo badahinduka? Ni mpamvu ki ahari amateraniro menshi abayabamo badahinduka? Timoteyo wa kabiri ibice 3 umurongo wa 5 haravuze ngo bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Dusubiremo. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Mu busanzwe umuntu wese uba mu rugo agira indangagaciro values, akagira urufatiro bijyanye n'umuco yakuriyemo cyangwa se umuco yavukiyemo. Iyo umuntu yagize urufatiro rubi, burya birangira atagize icyo atinya ndetse bikangiza ejo he hazaza cyangwa se ejo hazaza he. Reka tuvuge ku nyigisho y'umunsi. Ni mpamvu ki ahari amateraniro menshi abayabamo badahinduka? Dore igisubizo. Bafite urufatiro rudakomeye cyangwa se bubatse ku rundi rufatiro. Ubu burya umukristo wese yakagize urufatiro rumwe gusa, ari rwo Yesu Kristo. Umuntu wese utubatse kuri Yesu Kristo avuga ko ari umukristo, uyu uwo ari we wese arimwo aribeshya, kuko urufatiro ruriho ni rumwe, ni Yesu Kristo. Nta rundi rufatiro umuntu wese yashyiraho keretse urwo Imana yashyizeho, ni Yesu Kristo. Ubundi mu materaniro habamo abantu b'uburyo butatu. Uburyo bwa mbere ni abantu bahamagawe n'Imana. Abangaba bari mu murimo w'Imana, bawukora neza kubera ko bari ku rufatiro rwa Yesu Kristo. Aba kabiri ni abihamagaye cyangwa se ni abakurikiye abandi. Aba gatatu ni abari mu gakiza ka famiye, batigeze bakizwa habe na mba. Akazi kabo ni ukwenjoyinga cyangwa se ni ukuryoherwa n'ibyo ababyeyi babo bavunikiye gusa. Reka tuvuge ku bahamagawe. Abakorinto ba mbere 1:27 baravuga ngo ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nkeya byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Dusubiremo. Ahubwo Imana yatoranije abaswa bo mu isi ngo ikoze isoni abanyabwenge, kandi yatoranije ibinyantege nkeya byo mu isi ngo ikoze isoni ibikomeye. Kubera iki Imana yatoranije abacishije bugufi ikirengagiza abanyabwenge? Ni ukubera iki? Ni ukubera yuko abanyabwenge iteka ryose iyo bumva ijambo ry'Imana, aho kugira ngo baryakire, bazana nk'ibintu byo kuvuga ngo tugiye kwanariza, turebe ko byaba ari ukuri muri make. Ariko abantu benshi batigeze biga amashuri cyangwa se mu isi bameze nk'abaswa, abangaba bo iyo Imana ibahaye agakiza bahita bakakirana n'umutima wuzuye cyangwa se bakakira mu buryo
bwihuse kuruta abanyabwenge. Kandi tubitse ko abanyabwenge iteka ryose bo ibintu ku isi birata ko bize amashuri menshi bakaminuza, ibyo bikarangira babonye agakiza nyuma bitewe n'uko birata ubwenge bwabo. Rero Imana yo yaravuze ngo ntanze agakiza, ariko abaswa bo mu isi cyangwa se abacishwa bugufi hano mu isi bo bahita bakira agakiza vuba bitewe n'uko bo niyo mahirwe bafite Imana ibahaye, kubera ko ntabwo bigeze biga amashuri menshi, amahirwe yo kugira ngo bige barayabuze. Rero babonye amahirwe y'agakiza bo bahita bagafata mu buryo bwihuse. Imana rero irangije yo niyo mpamvu yafashe agakiza cyangwa se itoranya ameze nk'abaswa mu isi kugira ngo ikoze isoni imbaraga abanyabwenge birata. Abihamagaye, Luka 18:11 haravuze ngo umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi, nk'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Aba bantu babiri baje gusenga, umwe yari umufarisayo undi yari umukoresha w'ikoro. Umufarisayo aho kugira ngo asenge ahita azana ubwibone, aho kugira ngo asenge yihane ibyaha azi imbere y'Imana asabane nayo, ahubwo akajya kugenda ayereka abandi bari hafi ye ngo Mana ngo njye simeze nk'uyu nguyu w'umunyazi, ngo gucyanirwa, ngo usambana, ngo ndetse ngo n'uyu mukoresha w'ikoro ntabwo meze nkawe. Make aho kugira ngo asenge arirata. Abantu bose bihamagaye aho kugira ngo bihane ibyaha bo bareba ku byaha by'abandi. Reka dusubiremo, umuntu wese, abantu bose bihamagaye aho kugira ngo bihane ibyaha bo bareba ku byaha by'abandi. Reka tuvuge ku gakiza ka famiye. Agakiza ka famiye, abantu benshi bari mu gakiza ka famiye cyangwa se bari mu gakiza k'imiryango yabo. Samweli wa mbere 2:22 haravuze ngo icyo gihe Eli yari ageze mu zabukuru, yumva ibyo abahungu be bakorera mu Abisiraheli bose, kandi nuko basambanaga n'abagore bakora ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Aho ni ukurebera. Urugero, abahungu ba Eli, aba bana n'abana b'umutambyi cyangwa se b'umupasiteri, bitwaje agakiza ka famiye cyangwa se ko papa wabo ari umutambyi cyangwa se ari umutambyi, bararengera baza gukora ibizira bitwaje yuko ari abana bavuka ku mutambyi. 30. Nicyo gituma Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga iti, ni ukuri nari naravuze yuko ab'inzu yawe n'ab'inzu ya so bazajya bagendera imbere yanjye iteka ryose, ariko none Uwiteka aravuze ngo ntibikibayeho, kuko abanyubaha ari bo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Imana yari yarahaye isezerano umuryango wa Eli, ariko irangira avuga ngo bitewe n'uko bakoze amakosa abana bawe bakaza kwenjoyinga agakiza, bakora amakosa benjoyinga agakiza ko ka famiye, kuva uyu munsi birahindutse. Amasezerano Imana yahaye Eli irayahindura, iravuga ngo kuva uyu munsi abanyubaha nibo nzubaha, ariko abansuzugura bazasuzugurwa. Reka dusubiremo, umuntu wese wubaha Imana izamwubahisha, ariko uyisuzugura nawe wari wese azasuzugurwa. Umuntu wubaha Imana izamwubaha, uyisuzugura nawe azasuzugurwa. Reka twagire inama abagize urufatiro rubi, hari umwami wabaruhura, mumwemerere gusa, ibindi mubimuharire. Yesu Kristo ariteguye kwakira umuntu wese umwemereye. Mwemerere Yesu Kristo abaruhure, abaha agakiza kuzuye, abaha agakiza, kuko Yesu Kristo uwera wese amuha agakiza, kandi agakiza kuzuye. Nta muntu wigeze ahura na Yesu
n'umwe wigize yicuza, kuko kwa Yesu hari agakiza. Yesu araruhura, nimuze kwa Yesu. Senga iri sengesho wowe utari wakizwa, gira uti: Mwami Yesu Kristo, ndagushimiye kuko wandinze nubwo nari muri byinshi bingiraho ingaruka mbi ntabizi. Ngushimiye ko wandinze kugeza ubu mbonye agakiza kawe. Ndakwinginze, nkura mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'abaragwa b'ubwami bw'Imana. Byose mbisabye mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Nimwakire ijambo ry'Imana, muhahe muronke. Amen.